murakaza neza kuri iyi video y'uyu munsi. Igereranyo ry'Imana rinyura nk'uruzi rudakama, urugendo rw'imitima n'amahanga rwakatiwe guceceka gukomeye kandi guteye ubwoba. Amahanga arindwi yubatse inkuta zihagarikwa ry'ijambo ry'Imana, zirekura uburebure bw'ubwoba bwazubatse, zikanyonga ijwi ry'ukwemera binyuze mu mategeko amanuka nk'imboga z'amahiri n'ibihano bikomeretsa nk'imitogodo. Nshuti yanjye, tega amatwi, iyi documentary iradutembereza mu mfuruka z'iby'isi, aho kuri gukurikiranwa nk'icyaha n'ijambo ry'Imana rikaburizwamo nk'ibanga ry'amahoro. Ariko muri ibyo bice byijimye, ubutwari bw'abatambika imbere y'akarengane burubaka nk'umuriro, ukatwereka ko nubwo Bibiliya yaba yaraciwe, imbaraga zayo ntizihungabana nk'umuriro utazima n'umwijima uwo ari wo wose. Mbere yo gukomeza, turagusaba gukanda kuri subscribe kuri iyi video niba utarayikoze, kwiyandikisha kuri uyu muyoboro no gukanda ku nzogera kugira ngo ujye umenya igihe dushizeho ikiganiro. Reka dutangire. Mu mateka, ubukristo bwagiye buhura n'akarengane mu bice bitandukanye by'isi no mu bihe bitandukanye, guhera mu gihe cy'ubwami bw'Abaroma, aho abakristo bajugunywaga mu nzu z'intare, kugeza mu gihe cy'ubwami bwaho hagati, aho Inquisition yashyiragaho igitutu cy'ubuyoboke bw'idini rimwe. Muri iki gice cya none, tubona uburyo bushya bw'akarengane, ubundi bwihishe, ubundi bugaragara mu buryo bukabije, aho igikorwa cyoroshye cyo gusoma Bibiliya gishobora kugutwara ubuzima bwawe. Bibiliya, igitabo cy'iringiro n'ukwemera kuri benshi, ihinduka ikimenyetso cy'ubwigomeke n'icyago mu bihugu bimwe na bimwe. Nubwo kwemera ari uburenganzira bw'isi yose bwemewe n'amategeko mpuzamahanga, nyamara mu bice byinshi by'isi ubwo burenganzira burahonyorwa ku buryo bukabije. Impamvu z'iyo ngeso zirimo inyota y'ubutegetsi cyangwa kurinda umwirondoro w'idini runaka. Muri uru rugendo ntituzagarukira mu kubarura ibyo bihugu gusa, ahubwo tuzasesengura impamvu ziri inyuma yo gukandamiza bigeze ahangaha kuri uru rwego. Muri uru rwego tuzasobanukirwa uburyo ibinyejana bya 21 kugira cyangwa gutunga Bibiliya mu bihugu bimwe na bimwe bishobora gufatwa nk'igikorwa cyo kwigomeka kandi giteye inkeke, kuko bihinyuza ubutegetsi bukomeye ndetse kikanatera ubwoba imitegekere ishingiye ku gutinya impaka cyangwa ibitekerezo bitandukanye. Mu gihe tuzagenda dusura ibi bihugu, tuzazirikana ku gaciro k'ubwisanzure mu by'amadini n'ubutwari bw'abavandimwe bacu n'abavandimwe b'abakobwa batoroherwa ariko bagahitamo guhamya ukwizera Imana yabo nubwo bazi neza ingaruka zibategereje. None reka dusuzume ibi bihugu 7 aho gutunga Bibiliya ari icyaha gikomeye cyane. Ku mwanya wa mbere turasanga igihugu cya Korea ya Ruguru. Mu gihugu cya Korea ya Ruguru, gitegekwa n'ubutegetsi bw'igitutu bwashinzwe kuva mu 1948 n'umuryango wa Kim, ubukristo bufatwa nk'icyago gikomeye gishobora guhungabanya ubutegetsi bwa perezida w'ikirenga. Ideoloji ya Jewish ishingiye ku gusenga no kubaha umuyobozi nk'Imana isaba abaturage kuba indahemuka ku rwego rwo hejuru ku butegetsi no ku muyobozi mukuru. Muri urwo rwego, idini ryari ryo ryose ryigisha ko hari imbaraga ziruta iz'ubutegetsi ifatwa nk'igikoresho cy'ubwigomeke. No muri urwo rwego, gutunga Bibiliya muri Korea ya Ruguru birabujijwe cyane rwose. Kuyifatanwa ni kimwe mu byaha bikomeye ku muturage ashobora gukora. Ingaruka zo gufatirwa Bibiliya ni zikabije kandi zidasanzwe. Zishobora kujya kuva mu kukwicwa ku mugaragaro kugira ngo abandi batinye, kugeza ku gufungwa no kubukoherezwa mu nkambi y'imiriro y'agahato azwi nka Kwan Lee-so. Muri ayo makambi, abafungwa babaho mu mibereho iteye ubwoba n'akarengane gakabije, bakorerwa imirimo iremereye cyane, baricwa n'inzara, baterwa ibyuma, bakoreshwa iyicwa rubozo ndetse bagahura n'ihohoterwa ryo mu mutwe. Aya makambi ni nk'amasaziro y'abantu batagira icyizere cyo kubaho, naho abantu bagenda bapfira gahoro gahoro, gake cyane nibo bashobora kurokoka. Ubuhamya bwinshi bwatanzwe n'abantu batorotse Korea ya Ruguru bwerekana ko ububabare budasanzwe abakristo bahura nabwo muri icyo gihugu. Inkuru ziciriritse, umutima z'imiryango yose ifungwa, abana batoya barimo, kubera gusa gufatanwa Bibiliya, zateye isi yose kwibaza ku gaciro n'uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu cyigenga mu izina iryo ari ryo ryose, cyafunze imitima y'abaturage bacyo. Ibi byose byamaze kumenyekana, imibereho y'abakristo muri Korea ya Ruguru iracyari imwe mu zibabaje kandi zikomeye cyane ku isi. Ibi bizana ikibazo gikomeye kandi giteye impungenge. Ese umuryango mpuzamahanga ufite uruhe ruhare mu kurengera no gukingira uburenganzira bw'ibanze bwa muntu muri iki gihugu gikomeza guhonyora abizera Imana? Igihugu cya kabiri aho gutunga Bibiliya ari icyaha gikomeye cyane ni igihugu cyitwa Arabia Saudite. Arabia Saudite izwi nk'umutima w'idini ya Islam. Niho hari imijyi 2 yera cyane ku bayisilamu, iyo bita Maka na Medina, nk'ibihugu bifite inshingano zo kubungabunga ayo mahanga yera.
ikurikiza ubusobanuro bukomeye kandi bukakaye bwa Islam buzwi nka Wahhabisme, buhagarariye imyitwarire yose y'ubuzima bw'abantu, haba mu buzima rusange cyangwa ubuzima bwite. Muri urwo rwego, idini ya Wahhabisme si idini ryemewe gusa, ahubwo ni idini rimwe ryonyine. Idini iryo ari ryo ryose ritari Islam, harimo n'ubukristo, rirabujijwe rwose kandi rifatwa nk'icyaha gikomeye kibasira leta n'imibereho y'igihugu. Leta ya Arabia Saudite yashyizeho uburyo bw'amategeko n'imibereho n'imiryango buhana bukomeye abafatanwa inyandiko z'idini zidafite aho zihuriye na Islam. Iri genzura rikorwa ahanini n'igipolisi cy'idini kizwi nka Mutawa. Ingabo zishinzwe kugenzura imico, gusaka mu mihanda no mu ruhame, zigahora zireba ko amategeko y'idini yubahirizwa mu buryo bukomeye. Mutawa ifite ububasha bwo gufata abantu bose bakekwaho gusenga cyangwa gukurikiza idini itari iya Islam, harimo no kuba gusa ufite Bibiliya mu ntoki. Ingaruka zo gufatirwa Bibiliya muri Arabia Saudite zirakomeye cyane. Abanyamahanga bashobora gufungwa, bagakorerwa iperereza, bagasohorwa mu gihugu ako kanya, kandi rimwe na rimwe bagakubitwa cyangwa bagahabwa ibihano by'umubiri. Ku baturage b'Abanya-Saudi Arabia, ibihano biba bikakaye cyane, bikarishye kurushaho, harimo gufungwa igihe kirekire mu mabohero afite ubuzima bugoye cyane. Abakristo babimukira baba muri Arabia Saudite, benshi muri bo baturuka mu bihugu nka Philippines, Ubuhinde cyangwa Ethiopia, baba mu buzima bwo guhora bakurikiranwe cyane. Bazi neza ko ukwemera kwabo kudashobora kugaragarira mu ruhame, kandi no mu ngo zabo bwite bagomba gufata ingamba zikomeye zo guhisha ibimenyetso byose byerekana ubukristo. Muri ubwo buzima bwo guhishwa no gutinya, kwizera kwabo kubaho nk'umuriro mutoya ugerageza gucana hagati y'imiyaga y'igitugu, umuriro utazima nubwo uhora wibereye mu mwijima. Ubuhamya butangaje kandi bushimangira ukuri nubwo umukozi w'umunyamahanga wavuze ko yigeze guhisha Bibiliya ye mu gice bihishe by'inzu yabo. Atinya no gusurwa n'abapolisi b'idini bitwa Mutawa. Baramutse bamutunguye byatuma batahura ukwizera kwiwe. Yasomaga Bibiliya gusa nijoro ari wenyine, igihe yamenyaga neza ko nta muntu ushobora kumubona, ariko buri gihe yabaga afite ubwoba bwihishe mu mutima ko ashobora gufatwa. Iyi mibereho yo guhora ukikiranyijwe n'ubwoba, yuzuyemo gutinya no guceceka, ituma gusenga Kristo bihinduka igikorwa cy'ibanga. Ubuzima bwo kurwana n'ukwemera buri munsi buteza ingorane ku bwisanzure bwo gusenga ndetse no ku buzima bw'abizera ubwabo. Nyamara nubwo haba amategeko akomeye cyane n'igihano cy'akarengane gikabije, abakristo benshi bo muri Saudi Arabia baracyafata icyemezo cyo gukomeza kwizera, bereka isi ubutwari n'ubwitange budasanzwe bwo guhangana n'imbaraga z'imiyoborere n'igitutu n'iby'idini yabo. Igihugu cya gatatu turahasanga igihugu cyitwa Maldives, izwi ku isi nk'ijuru ry'abakerarugendo kubera inyanja zayo zisukuye, umucanga w'umweru n'amazi ari hejuru y'amazi. Igihugu cya Maldives gifitiye indi sura y'ukuri iteye ubwoba, ukubaho k'ubutegetsi bukaze cyane mu bijyanye n'idini. Nyuma y'iyo shusho y'ubwiza bw'isanzure ituma miliyoni z'abakerarugendo bahasura buri mwaka, hahisemo igihugu gifite amabwiriza akomeye cyane ku birebana n'idini n'ubwisanzure bwo gusenga. Iki gihugu kibarirwa mu bihugu biri mu nyanja y'Ubuhinde, gifite itegeko nshinga rivuga ko Islam ari ryo dini ryonyine ryemewe. Kuba utari umuyisilamu cyangwa kugaragaza ukwizera gutandukanye na Islam bifatwa nk'icyaha gikomeye cyane, ndetse n'ubugambanyi ku gihugu n'umuryango mugari. Itegeko nshinga rya Maldives rivuga ko abaturage bose bagomba kuba abayisilamu. Iyi ni imibanire y'idini imwe igenzurwa ku buryo bukomeye n'ubutegetsi, kandi ntibyemewe gusengera cyangwa kugaragaza ukwemera gutandukanye. Ubutegetsi ntibubuza gusa gukora amadini atari Islam, ahubwo bushyiraho n'ibihano bikaze ku bantu bazana, bakwirakwiza cyangwa batunze inyandiko z'idini zitari irya Islam. Muri urwo rwego Bibiliya ni kimwe n'ibindi bitabo byera bitari ibya Islam birabujijwe cyane burundu. Ntibyemerewe no kwinjira mu gihugu, kandi uwafatwa afite Bibiliya ahita ahura n'ingaruka zikomeye cyane, kuva ku gufungwa ku kanya cyangwa kugezwa ku kuboherezwa mu burogo. Mu gihugu aho idini rihuza n'umwirondoro w'igihugu ku rwego rwo hejuru cyane, ufatwa usenga cyangwa ugaragaza ubukristo bishobora kuvamo kwangwa n'umuryango, gutakarizwa icyubahiro no kwirukanwa mu muryango mugari. Kwirukanwa ku kazi nacyo ni kimwe mu bintu bishobora kukubaho, ndetse no guhatirwa kuva mu muryango cyangwa mu gace utuyemo. Iyo bita pressure abantu bagushyiraho cyangwa se abaturanye cyane irakomeye cyane, kandi abakristo bo muri Maldives bahorana ubwoba ko bashobora gutangazwa n'abaturanyi babo ubwabo.
kuko leta y'iki gihugu ishyiraho uburyo ishyigikira cyane uburyo bwo kwashya abakekwaho gusenga mu buryo butari ubwa Islam. Ubuhamya bw'abakristo bake cyane bahatuye bwerekana ubuzima bwuje kwibana, ubwoba n'ibyago bihoraho. Gukurikiza ukwemera kwa gikristo muri iki gihugu ni uburambe bwo guhorana ubwigunge, aho buri mukristo agomba gufata ingamba zikomeye cyane zo guhisha ukwizera kwiwe. Umwe mu bakristo ba Maldivian yavuze uburyo yigishije umutwe we uduce twinshi cyane twa Bibiliya kugira ngo azabashe gukurikiranaho mu mutima, kuko gutunga Bibiliya bifatika nk'igihano gikomeye cyane, ari ibintu bishobora kumushyira mu kaga gakomeye. Kuri we n'abandi nkawe, ukwizera kwabo kuba intambara y'imbere mu mutima ibaho mu mwijima, aho gusenga cyangwa gusoma ijambo ry'Imana bishobora kuvamo kurangira k'ubuzima bwabo. Ubu buhamya busobanura neza ukuri kw'abakristo benshi bo muri Maldives babaho mu gihugu aho ubukristo butemewe gusa, ahubwo guhigwa nk'icyaha gikomeye muri sosiyete, aho idini rikomeye ari ryo risobanura uwo uri we naho ubarizwa. Abakristo bahatira kwihisha, bakabaho mu bwoba buhoraho bwo gutahurwa. Nyamara nubwo ibi byose bigoye, ukwemera kwabo ntikwigeze kuzima. Nubwo gutuza ni umuriro ugurumana mu mutima wabo, umuriro utazima nubwo umuriro w'igitutu ukomeje kubazenguruka. Igihugu cya kane ni igihugu bita Somalia. Gutunga Bibiliya muri iki gihugu naho ntibyemewe cyane kabisa, birabujijwe. Igihugu cya Somalia kimaze imyaka myinshi kinyuramo intambara z'abene igihugu n'ubugizi bwa nabi bushingiye ku madini. Kikaba kimwe mu bihugu biteye ubwoba cyane ku bakristo ku isi. Guhera mu 1991 ubwo ubutegetsi bwa leta y'icyo gihe bwahirikwaga, Somalia yahindutse ikibuga cy'intambara cy'amatsinda y'iterabwoba ry'abayisilamu, harimo n'umutwe wa Al-Shabaab ushamikiye kuri Al-Qaeda. Uyu mutwe ugenzura ibice byinshi by'ibihugu kandi wagize intego yo kurandura ubukristo muri Somalia. Ibi bikabigeraho binyuze mu bikorwa by'ubugome n'ubunyamaswa bukabije. Muri Somalia ubwoba n'igitutu byamaze kuba uburyo bwo kubaho. Kugeza n'ubu ngubu gutunga Bibiliya gusa bishobora kukugiraho urupfu rutaziguye. Abakristo bake cyane basigaye muri iki gihugu bagomba gusenga mu ibanga rikomeye cyane, kuko ikimenyetso cyose cyagaragaza ubukristo, yaba Bibiliya yihishe cyangwa ikiganiro cyoroheje ku byo kwemera Imana, gishobora gutuma umuntu akekwaho guhakana Islam, bigakurikirwa n'igihano cyo kwicwa nta rubanza. Umutwe wa Al-Shabaab ushamikiye kuri Al-Qaeda washyizeho ubutegetsi bw'iterabwoba, aho umuntu wese utemeza amategeko yabo akaze ya Islam ahita ahanishwa urupfu rubi cyane. Guca umutwe ni kimwe mu bihano bikoreshwa kenshi mu rwego rwo gutera ubwoba abaturage kugira ngo nta ushobora kurwanya imikorere yabo. Ibyo bigatuma bafatwa abafite Bibiliya cyangwa bakekwaho kuba abakristo bahura n'urupfu ruba ruteguye kare cyane. Abakristo benshi babaho bihishahisha, ntibahisha Bibiliya gusa, ahubwo banafata umuco wose w'ubukristo nk'icyo gucika, kuko gusenga nko kwicisha bugufi cyangwa no kuririmbira Imana umutima bishobora gufatwa nk'icyaha gikomeye gihanishwa urupfu. Mu gihe aho idini rikomeye ryagize isura y'ubuhezanguni bukabije, ikimenyetso cyose cy'ubukristo gihita kiba urubanza rwo kwicwa. Ubuhamya bw'abakristo bake baturutse Somalia butanga ishusho ibabaje cyane. Bamwe bavuze ko bagombaga kwisha mu butaka cyangwa mu myobo yacukuwe kugira ngo bashobore gusenga, bakajya munsi y'isi kugira ngo baganire n'Imana batagaragara. Ayo masengesho aba ari agasigisigi k'ubuzima mu gihugu cyuzuye urupfu. Izi nkuru zituruka muri Somalia ni nke cyane, kuko abenshi muri bo batagira amahirwe yo kuzivuga, ariko zigaragara uko kwizera gushobora kubaho hagati y'ubwoba, ububabare n'igitutu kidashira. Nubwo ibi byose bimeze gutyo, kwemera kwabo ntikwigeze kuzima, gukomeza kugurumana mu mwijima nk'umuriro n'icyizere kitazima. Guhora mu byobo by'isi no mu mutima w'igitugu, Imana iracyakwibuka. Turahasanga igihugu cya gatanu, igihugu bita Afghanistan. Gutunga Bibiliya ni icyaha gikomeye cyane. Afghanistan ni igihugu kimaze igihe kinini mu ntambara no guhindurwamo ubutegetsi. Ubu ni kimwe mu bihugu biteye ubwoba cyane ku bakristo, cyane cyane kuva igihe abatalibani basubiye ku butegetsi kuva mu 2021. Abatalibani bazwiho ubusobanuro bukomeye kandi bukakaye cyane bwa Islam, kandi bahise basubizaho amategeko ya Sharia nk'ishingiro ry'amategeko y'igihugu. Mu mategeko ya Sharia, uhindutse ava muri Islam akajya mu rindi dini, cyane cyane ubukristo, afatwa nk'umugome. Igihano cyabyo kikaba urupfu.
Muri ubu butegetsi ikimenyetso cyose cy'ubukristo, yaba isengesho, igitabo cyangwa ikimenyetso, gifatwa nk'ubugambanyi ku idini rikomeye ry'ubutegetsi bwacyo. Abakristo bo muri iki gihugu bakorana isengesho mu ibanga rikomeye cyane, rimwe na rimwe cyangwa nijoro mu nyubako zasenyutse cyangwa mu misozi y'icyaro aho ntawe ushobora kubumva. Bavuga amasengesho bucece cyane ku buryo n'umuyaga udashobora kuyatwara. Ukwizera kwabo nubwo kubaye mu ibanga ntikwigeze kuzima, ni nk'urumuri rudagisiba rwigengesereye hagati y'umwijima n'ubwoba. Kuri benshi muri bo kwizera byabaye icyarimwe umuti n'akaga, ibintu biyambaza kugira ngo babone amahoro, nyamara bikaba ari nabyo bishobora kubica. Abakristo benshi bo muri Afghanistan bibuka umutwe ibice byinshi bya Bibiliya bakabitoza abana babo nk'inkuru zisanzwe kugira ngo hatazagira ikimenyetso cyanditse kibaburiza kwizera. Abandi bakoresha amagambo ahishe mu kuvugana n'Imana, ntibavuga izina rya Yesu ahubwo bamwita inshuti cyangwa umwungeri. Uburyo bucecetse bwo gusangira ukwizera butagaragara ku isi yose nibwo butuma ubukristo bugihumeka muri iki gihugu cy'icuraburindi. Kuva Taliban yagera gufata ubutegetsi, insengero zose zabaga mu ibanga zarasenywe cyangwa ziburirwa irengero. Ubu ahari insengero haba abantu 2 cyangwa 3 gusa, bagasenga bucece mu bwoba bwinshi cyane. Igihano cyo gufatwa ni urupfu ku bagabo, naho abagore bakajyanwa gufungwa cyangwa kugirwa abagore ku ngufu z'abarwanyi ba Taliban. Ariko nubwo bimeze gutyo, hari abahinduka bakemera Yesu. Hari inkuru zivuga abantu babonye Yesu mu nzozi bagahitamo mu kumukurikira nubwo bazi ko bishobora kubahitana cyangwa se gutwara ubuzima bwabo. Aba bakristo bihishe baba mu buhungiro cyangwa mu buzima bukomeye butoroshye, aho buri munsi bawubaho nk'aho ushobora kuba ari wo wa nyuma. Bazi ko gukomanga ku rugi bishobora kuba intangiriro y'urupfu. Atari bo bonyine ahubwo ni imiryango yabo yose. Ariko ntibacogora, baracyasenga, baracyizera kandi baracyiringira Imana. Ku munsi umwe Afghanistan izaba igihugu aho kwizera gushobora kugaragazwa mu bwisanzure. Umwuka w'umuntu ushaka ukuri kubwisanzure ntushobora gucecekeshwa burundu. Inkuru y'abakristo bo muri Afghanistan si y'abatsinzwe, ni y'ubutwari n'ukwizera imbaraga zabo bakomeza kurwanya umwijima. Muri ubwo buryo ubusumbane n'akarengane bikameje kuba ikibazo gikomeye muri iki gihugu. Kuba umukristo muri Pakistan nicyo gihugu twagezeho, ubutwari budasanzwe. Abenshi muri bo babaho mu bwoba cyane, bazi neza ko ijambo rimwe cyangwa igikorwa gito gishobora gutuma babeshyerwa. Kuba basuzuguye Islam bikabaviramo gufungwa cyangwa kwicwa n'imbaga y'abaturage. Amategeko y'igisuzuguriro ntakunze gukoreshwa muri ubu buryo buboneye. Akenshi akoreshwa nk'intwaro zo kwihimura, kwigarurira ubutaka cyangwa kurimbura abo badahuje idini nabo. Hari inkuru nyinshi z'abakristo bahohotewe bazira gusa kuba bafite Bibiliya mu rugo rwabo. Hari umubyeyi w'umukristo wo mu gace ka Punjabi wavuze uburyo abaturanyi bamubeshye ko yavuze nabi ku muhanuzi Muhammad, nyamara icyaha cye cyari cyo kuba yarafashwe asoma Bibiliya mu isoko rya rubanda. Yahise afatwa, arakubitwa bikomeye cyane, kandi urubanza rwe rwatinze imyaka myinshi mu rukiko, mu gihe umuryango we wacitse ku icumu wibereye mu bwihisho. Mu gihugu aho ijambo gusuzugura ritagira umupaka ugaragara, Bibiliya ifatwa nk'icyemezo cy'icyaha. Abakristo benshi bayihisha mu buryo bukomeye cyane mu byumba byo mu nzu, abandi bakoresheje uburyo bugezweho bwo gusoma Bibiliya kuri telefone zabo, ariko bashyiraho izina rihishe kugira ngo hatagira n'ubimenya, cyangwa bakabafata basoma iryo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ikibazo gikomeye muri iki gihugu. Hari abavuga ko bajya basoma nijoro cyangwa bafite ubwoba bwinshi cyane, bakizirika amarido cyane, bagahishira amarido ku mazu yose ku buryo nta muntu ushobora kubabona, kugira ngo n'urumuri rudashobora kubyerekana rutagaragara hanze. Imiryango y'abakristo muri Pakistan ikunze kuba nyamwigendaho, itinya gukorana n'abandi cyangwa kugaragaza ibimenyetso byo kwizera. Isengesho ryinshi ishobora kukugeza ku rupfu. Inyigisho nyinshi zerekeye ku Mana zifungura 1 cyangwa 2 mu cyumweru, kandi zigerageza kwihisha mu buryo bwose bushoboka. Ku munsi w'isabato bamwe bajya gusenga bakagenda mu matsinda mato, mu gihe abandi bagenda ku gihe gitandukanye kugira ngo batamenyekana. Nubwo ibihe bitoroshye, kwizera kwabo buracyakomeza. Hari abigisha Bibiliya bayisomera mu ibanga, bakayifashisha mu gushimangira icyizere n'ubumwe. Kuba umukristo muri Pakistan si ukubaho mu mudendezo, ahubwo ni urugamba rwo guhora wibuka ko
ko urumuri rw'ukuri rutazima n'ubwo rwazengurutswe n'umwijima. Abakristo bo muri Pakistan bagaragaza umutima w'ubutwari, kwizera kwabo kuba imbuto cyane itoshye mu butaka bw'amakimbirane ariko ikomeza kumera neza. Nubwo inkiko zibagambanira n'ubutabera butabashyigikira, basenga bagira bati Imana izaducira urubanza mu kuri. Bora guhura n'igihe kirekire cyo gufungwa badafite urubanza, gukubitwa ndetse no kwicwa mu bihe bimwe na bimwe. Urugero ruzwi cyane rwerekana ingaruka mbi z'amategeko y'igisuzuguriro muri Pakistan ni urwa Aja Bibi. Aja Bibi, umugore w'umukristo wo mu cyaro gito cyane, yaregwaga igisuzuguriro muri 2009 nyuma y'akaga kagaragaye mu maturo y'abaturanyi b'abayisilamu ku byerekeye gukoresha amazi y'isoko. Ibyo byateje impaka zikaze ku byerekeye kwizera kwe. Yarafashwe ahanishwa urupfu maze amara hafi imyaka 10 ku ntebe y'urupfu mbere yo kwemerwa no kuba umwere muri 2018 bitewe n'umuvuduko w'amarangamutima mpuzamahanga. Mu gihe yari muri gereza, Aja Bibi yahuye n'iterabwoba rihoraho kandi yabayeho mu buzima bubi cyane, mu gihe umuryango we nawo wibasiwe kandi ugomba kwihisha kugira ngo wirinde ibihano. Urubanza rwa Aja Bibi rwerekana neza ubwoba buhoraho abakristo bahura nabwo muri Pakistan, aho kwishyigikira ukwizera kwawe bishobora gutuma uregwa igisuzuguriro no guhangana n'ibihano bitangaje. Imibereho y'uburenganzira cyangwa y'ubugenzuzi buhoraho n'igitutu ituma abakristo bagomba gusenga mu ibanga, bigabanya cyane ubwisanzure bwabo bwo gusenga ndetse n'uburenganzira bwabo bwo kuba badafite ubwoba. Igihugu cya karindwi aho gutunga Bibiliya bikomeye cyane ari icyaha gikomeye gihanirwa n'amategeko ni igihugu cya Iran. Igihugu Iran ni igihugu gifite amateka akomeye asubira ibihumbi by'imyaka. Ubu ngubu kiyoborwa n'ubutegetsi bukomeye bwa Shia Islam guhera mu mpinduramatwara ya Islam mu 1979 ubwo Shah wa nyuma Mohammad Reza Pahlavi yahawe n'ubutegetsi bwa Ayatollah Khomeini bwaje ku butegetsi. Iran yahindutse igihugu kiyoborwa n'ubutegetsi buhuza ububasha bw'idini n'ubw'imbere mu butegetsi bwa politiki. Ubutegetsi bushyiraho amategeko ya Islam cyangwa Sharia nk'ishingiro ry'imibereho y'igihugu n'amategeko. Iyo Sharia ishyirwa mu bikorwa mu buryo bukaze cyane, aho gukurikiza idini rinyuranye na Islam cyane cyane ubukristo, bishobora gutuma umuntu ahanishwa igihano gikomeye cyane, harimo gufungwa, gukubitwa cyangwa kwicwa. Abakristo muri Iran cyane cyane abahindutse bava muri Islam bakajya mu bakristo babaho mu ibanga rikomeye cyane, bazi neza ko icyaha gito cyagaragaza ukwizera kwabo gishobora kubaviramo igihano gikomeye cyane. Abenshi basoma Bibiliya mu buryo bw'ibanga, biga amasomo bayakayabika mu mutwe cyangwa bayasangiza mu magambo ahishe kugira ngo hatagira ikimenyetso cyanditse cyabahombye. Muri Iran ukwizera kuba umukristo bisaba ubwitonzi buhambaye, ubwenge bwo kwihisha n'ubutwari budasanzwe, kuko buri munsi wose ushobora kuba uwo gucibwa intege cyangwa kwibasirwa n'ubutegetsi. Igihugu cya Iran gicunga cyane byimaze ibikorwa byose by'idini, nubwo itegeko nshinga rya Iran ryemera amadini amwe n'amwe harimo n'abakristo n'abayahudi. Ubu ubwemererwe cyangwa kwemererwa kuba baba abandi bantu bo mu rindi dini ritandukanye n'abayisilamu bugaragara gusa mu mpapuro. Mu by'ukuri abahinduye idini bava muri Isilamu bakajya mu bukristo ndetse n'abagerageza kwigisha abandi ubukristo bahura no guhohoterwa gukomeye kandi guhoraho. Leta ya Iran ifata guhinduka kuba umukristo n'icyago gikomeye cyane ku ndangagaciro za Isilamu z'igihugu ndetse n'uburyo bwo guhungabanya leta. Iyi mpungenge ituma habaho agahato gakaze ku bikorwa by'abakristo, cyane cyane ibyo kwigisha cyangwa gushishikariza abandi kwizera. Gutanga no gusakaza Bibiliya muri Iran birabujijwe burundu, kandi umuntu wese ugerageza kwigisha ubukristo ahanishwa igihano gikomeye. Inama zo kwiga Bibiliya zikorwa mu ibanga rikomeye cyane mu ngo zabo bwite, zikunze kuba intego y'abapolisi b'idini bakunze kugerageza kubahiga cyane no kubatesha umutwe. Izi nama zo mu ibanga zizwi nk'insengero z'ingo zihishe cyane. Leta ibona nk'uburyo bwo guhungabanya ubutegetsi, kandi abayobozi bizi nkoranyambaga barahohoterwa cyane. Abayobozi ba Iran ntibashaka gusa gusenya izi network, ahubwo bashaka gutera ubwoba abakristo binyuze mu gufungwa no kubamara igihe kirekire mu magereza. Abakristo bafungiwe bashyirwa hamwe cyangwa se mu manza zirebana n'umutekano w'igihugu. Urubanza rudasobanutse neza rukemerera leta gukoresha igihano icyo ari cyo cyose ku guca intege. Mu magereza benshi bahura n'ibihe bidakwiriye byo guhohoterwa, harimo gukubitwa, gufungwa mu buryo bukomeye no gutotezwa mu mutwe.
byose bigamije kubasaba kwemera ibyaha cyangwa guhakana ukwizera kwabo. Urubanza rukomeye rwatangajwe n'urw'umupasiteri w'umukristo w'umunya-Iran wafashwe nijoro n'abapolisi mu ibanga. Icyaha cye cyari ukuyobora itsinda rito ry'abakristo no gusakaza Bibiliya ku bashishikajwe no kumenya byinshi ku bakristo. Gufatwa kwe kwabaye mu buryo bukaze kandi buteye ubwoba nk'uko bisanzwe ku ngabo z'umutekano za Iran. Umupasiteri yarafashwe mu rugo rwe nta mpuruza imbere y'umuryango we maze ajyanwa ahantu hatazwi. Mu gihe yari afunzwe yahuye n'amezi menshi cyane yihirika y'iterabwoba. Abashinzwe umutekano bagerageje kumusenya mu mutima no mu mwuka binyuze mu gukubita, kumutandukanya n'abandi no gutera ubwoba ko bazica umuryango we niba atashoboye kubivamo. Nubwo ibi byose byamubayeho, ntiyatinze kugira ubwoba cyangwa ntiyakomeje kugira ubwoba cyangwa ngo ave ku bikorwa bye byo kwizera Imana, kandi ntiyigeze atangaza amazina y'abandi bagize insengero ye. Nyuma y'amezi y'ububabare yararekuwe, ariko ku mpamvu zikomeye zo guhita asohoka mu gihugu. Asabwa gusiga byose yari aziranye nabyo. Umupasiteri yahise ahunga ajya mu kindi gihugu ashaka uko yakwiyamamariza ukwizera kwe mu bwisanzure. Iyi si inkuru yihariye, ahubwo ni ishusho y'ukuri gukaze abakristo bahura nabyo muri Iran. Agahato ka leta, ubugenzuzi buhoraho n'igitutu cy'iterabwoba byatumye kwizera ku bakristo bikorwa gusa mu ibanga kandi mu buryo bufite ibyago byinshi ku buzima bwa muntu. Nubwo ibi byose bitoroshye, abakristo benshi muri Iran baracyahura mu ibanga bagasenga hamwe kandi bagasangira Bibiliya mu ibanga. Bagaragaza ubutwari n'ubwitonzi budashidikanywaho kurwanya abahohoterwa mu buryo bw'ibanga. N'ubuhamya bukomeye bw'ukwizera bushobora gukurura no mu mwijima w'ubutegetsi bugamije kurimbura ukwizera. Bakunzi b'inkuru zacu, birababaje kuzirikana ko muri twebwe benshi bashobora gusoma Bibiliya mu bwisanzure, mu gihe miliyoni y'abantu ku isi yose yaterwa n'akaga kugira ngo igere kuri iki gitabo gitagatifu. Bigomba gutuma dutekereza kandi tukamenya agaciro k'ibyo dufite. Cyangwa se dufite Bibiliya mu ntoki ariko ntituyisome, kandi nubwo dufite aho dusengera ntidukora. Ni igihe cyo gukanguka no guha agaciro iby'Imana yaduhaye, nko gusubiza dusenga Yesu abigisha ibyo Luka yavuze muri 12:48. Ni isomo rikomeye riri muri iri jambo rya Luka. Uko umuntu ahabwa amahirwe menshi niko azaba ashinzwe byinshi. Tekereza ku buryo dushobora kubona Bibiliya mu mahoro, tukayisoma tukongera tukayisangiza n'abandi, mu gihe abandi ku isi batabasha no kuyitunga kubera ibihano n'agahato babura n'icyo batekerezaho. Niba ufite umugisha wo kugira Bibiliya mu ntoki mu gihe abandi batabasha no kuyitunga, wibaze ati ni bande Imana izasaba ibyinshi? Ibi ni ubutumire bwo gutekereza byimbitse, gusubira inyuma no kwiga guha agaciro ukwizera kwacu n'ijambo ry'Imana ryatanzwe ku buryo bworoshye. Ni ngombwa ko tutagarukira gusa ku guha agaciro ubu butunzi dufite, ahubwo no kubukoresha neza. Niba wakunze iki kiganiro, ntukirangize udakoze subscribe, like na share kugira ngo uzabone n'ikiganiro cy'ubutaha. Mwakoze kubana natwe, ibitekerezo byanyu birakenewe. Imana ikomeze ibahe umugisha.